None se ubusanzwe nimba atari ibanga, ni ikihe gikorwa nyamukuru cy'ingenzi gikwiriye gukorwa mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana God's people? Ni ikihe gikorwa cy'ingenzi kigomba gukorwa mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana God's people? Ni ikihe gikorwa cy'ingenzi nyamukuru gikwiriye gukorwa mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana? Ego, ubwoko bw'Imana God's people, ndabasuhuje, mugubwe neza abahereye hirya no hino ku isi, dufatikaniriza hamwe kwiga Bibiliya, tureba iby'ingenzi tugomba kuzirikana ku ruhande rwacu na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Yego, amahoro y'Imana ntagumye agwire muri mwebwe, aho muri impande n'impande n'inkomezi z'Imana zibane namwe, kandi hariho kudateshuka cyangwa kudacika intege, ahubwo dukomeze tujya imbere tumenyekanisha icyo Imana yatumenyesheje, ndetse tubibona cyangwa dutanga umugabo tunyuze mu gitabo cya Bibiliya. God's people, ubwoko bw'Imana, n'ubundi turimo kuganira byinshi bitandukanye. Muzi yuko ubwoko bw'Imana intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ikidutera ishyaka ni ukwiga ijambo ry'Imana, kandi ikidusubizamo akanyamuneza, akanyabugabo, ni uko dusobanukirwa icyo dukwiye kubahiriza nyirizina twamenyeshejwe n'Imana. Kukimenya, kugisobanukirwa bitubera byiza cyane, kuko biba byiyongeye mu byo tugomba gukora kandi dukora tunezerewe. Turareba nyirizina n'ubundi dusubiza kino kibazo tumaze kuvugaho, kigira kiti ni ikihe gikorwa cy'ingenzi kigomba gukorwa mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana? Yego, ni ikihe gikorwa cy'ingenzi? Dufatikanirize hamwe dusaba, nawe uri mushyashya kuri Murongo wa Elera TV One, tuguhaye ikaze kandi ukande subscribe, duhorane buri munsi isaha ku isaha, buri munsi twiga Bibiliya, twiga icyo ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa rivuga, n'icyo ritukangurira gukora nyirizina mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Nyirizina tugiye gusubiza iki kibazo, ariko tunyuze muri comment nawe waduha igisubizo n'uburyo ubyumva, ugatanga inyunganizi, cyangwa ufite n'ikindi kibazo cyihariye wari usanganywe mu bigendanye n'iyobokamana ukaba wakibaza. Yego, tugafatikaniriza hamwe kugishakira igisubizo, tureba icyo Imana yabivuzeho. Igisubizo rero cy'iki kibazo turimo gufatikanya, umwe mu mirongo bisobanura mu bikorwa by'ingenzi bigomba kubera mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana, bateranya ari babiri cyangwa ari batatu, cyangwa hari abantu imbaga nyamwinshi cyane. Ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri ibice 4:10 niho havuga ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati neraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazamara mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Uyu murongo uratwereka bimwe by'ingenzi bigomba gukorerwa mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana God's people. Niho turasanga mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana hagomba kubonekamo gutega amatwi inyigisho Imana yatanze, cyangwa gutega amatwi ijambo ry'Imana, kugira ngo habeho kwiga uburyo bwo tubasha, uburyo bwaduhesha kuyubaha iminsi yose tuzamara muri iyi si, kuri uyu mubumbe w'isi, ndetse kugira ngo tuzabashe, cyangwa kugira ngo tubashe kwigisha n'abana bacu ibyo ngibyo twigiye mu iteraniro. Ijambo ngira ngo ryabihishuye neza nyirizina, rivuga ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yanjye kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati neraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye. Imana ubwo yavugaga ngo neraniriza abantu banjye mbumvisha amagambo yanjye, neraniriza abantu mbumvishe amagambo yanjye, kugira ngo wumve impamvu bagiye guteranira hamwe, n'impamvu bari bumva aya magambo y'Imana, ni ukugira ngo bige kubaha Imana iminsi yose bazamara muri iyi si. Urumva
ikintu kirimo kuboneka nyamukuru kiri mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana ni ukugira ngo habeho kwiga amagambo y'Imana, habeho kwiga uburyo ki ibikorwa runaka bikwiriye gukorwa, bikwiriye kugendamo. Yego rero birakwiye yuko iteraniro mu gihe riteranye hagomba kuba mu kwiga ijambo ry'Imana. Yego, kandi hakomeza Bibiliya yerekana yuko cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi ababashe kwigisha n'abana babo nyine ibyo ngibyo bamaze kwiga. Ngibi bikorwa nyamukuru, cya gikorwa nyamukuru cy'ingenzi kigomba kuboneka mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana ni ukwiga ijambo ry'Imana, ndetse habaho kubyiga, hakabaho kubishyira mu bikorwa, kandi hakabaho no kwigisha abana bacu nabo kugira ngo nabo bazakure bazi kubaha Imana kandi bazi kumvira ijambo ry'Imana mu minsi yabo nabo bazamara kuri iyi si. Ijambo ryabivuze neza, ryabisobanuye neza nyirizina, kuko ijambo ryavuze ngo kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose, ngo bige cyangwa abantu twige kubaha Imana yacu iminsi yose tuzamara ku isi. Ariko byigiwe hehe? Mu iteraniro rigizwe n'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa imbaga nyamwinshi. Yego, ndabashimiye God's People, bwoko bw'Imana, kwiga Bibiliya buri munsi kuri Irera TV1. Yego, tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, tutanyuze ku ruhande, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.